tubahaye ikaze mwese mukurikiye Umuseke TV. Tugiye kuganira ku makuru agezweho, turi kumwe n'umusesenguzi David Marshal. Marshal, ndagusuhuje. Ndagusuhuje nanjye nsuhuje n'abadukurikiye bose aho baherereye hose. Mu ngingo rero turi bugarukeho, turareba uburasirazuba bwa Kongo bugiye kumara hafi icyumweru butekanye nta mirwano ivuga. Ibingibi bishatse kuvuga iki ku mpande ziba zihanganye? Hanyuma perezida wa Kongo Kinshasa Antoine Felix TSHISEKEDI yongeye gusimbukira mu gihugu cya Angola ahura na perezida w'icyo gihugu Joao Lorenzo. Mu byo baganiriye harimo kuba habaho ibiganiro biri direct cyangwa se by'imbona nkubone bizahuza perezida wa Kongo Kinshasa ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Turareba ibyagiye bivugirwa muri iyi nama ndetse n'ikizakurikiraho. Turagaruka ku mpamvu ingabo za Kongo Kinshasa zirimo ziga gukoresha imbunda zirasa kure. David Marshal araduha ubumenyi bwe ku bijyanye n'ikoreshwa ry'izi ntwaro n'icyo zimarira abasirikare. Hanyuma turitsa ku gitero cya Tabara iherutse kugaba mu ntara ya Bubanza iri mu gihugu cy'u Burundi, aho gihana urubibi na Kongo Kinshasa, ariko u Burundi bukaba bwara twerereye u Rwanda gufasha izo nyeshyamba za Tabara nubwo u Rwanda rugenda rubihakana. David Marshal, reka turebe kuki muri iyi minsi turimo tubona abahanganye muri Kongo hasa n'ahari agahenge. Ibingibi biba bishatse kuvuga iki mu gihe cy'intambara nk'uku nguku? Urumva n'ubundi nta gahora gahanze, ntabwo sijyuzanye uwo mugani, ntabwo abantu bahora mu ntambara itagira agahenge. Burya intambara nta ntambara iri continuer ibaho. Ubundi intambara ibaho mu buryo buri ondirere. Umunsi baba barwanye ntibarwane, umwe barwanye ntibarwane. Ntabwo intambara ihora ari ku murongo utambitse. Ibyo barimo uyu munsi rero agahenge wagapimira ku burebure bwako, kamaze igihe kingana iki. Barwanye muri iyi weekend, urumva ntabwo kwita agahenge nyagahenge. N'ubundi kurwana bararwana, baheruka kurwana kwa gatanu ngira ngo no kwa gatandatu. Kurwana bararwana ariko ntabwo intambara ihoraho. Ni ibisanzwe. Hari igihe umuntu utari mu ntambara atekereza ko abantu bahora barwana, ariko ntabwo bishoboka. Nese mwarwana ntimwitegure n'ibyo murwana. Ni nko kuvuga ngo abantu bahora muri restaurant, amasasa aba yashize se. Ubuse abantu bahora muri restaurant barya ku meza, cyangwa bagira igihe cyo guteka ibyo kurya no kubitunganya, bakashyira buffet ku meza bakajya gufungura. Intambara nayo irategurwa, ni operation nk'izindi. Nubwo wajya muri operation shirije kare byo gutegura ibyuma, kubisteriliza, ukajya muri operation kubikoresha. Nabo bafite byinshi babategura. Babivuganaho? Ntabwo babivuganaho, biri automatique, birikora. Ntabwo mwahora mu Rwanda nubwo wumva intambara bakubwira ngo intambara yabaye. Burya ntabwo ibabaye iminota myinshi. Iminota 30 byo kurasana. Intambara yamara amasaha arenze abiri ibaye n'itesha mutwe. Ntabwo ku ntambara bahora barwana. Icyo cyo ndagisubije gutyo. Ariko nagisubiza nagira nubwo ku ntambara badahora barwana, ntabwo meaning y'intambara ari isasu ryaturitse, ibombe yavuze. Bashobora kuba nk'uko nabikubwiraga, baba barimo bitegura urugamba, kuko barwanira mu myobo iracukurwa. Urumva hari igihe gitoya n'igihe kirekire. Urumva igihe kirekire naho bashyize ibirindiro, nakwita ngo bigihe kirambye. Bavuga ati nubwo twarwana tudashaka gufata ahantu, ibyo bita withdraw, turawithdrawingira hehe? Ubwo bakabasubiye mu marumba yabo. Ariko hari na myobo yo kurwaniramo igihe kigufi, murwaniramo mugabye igitero mutateganya kuhafata kugira ngo ibakingire amasasu n'iki byose. Aho ntabwo muba mugamije kuza kuhatinda. N'ubwoko bw'izo trenches barwaniramo buratandukanye n'amazina yabo, sibyo no kwigisha ahangaha. So rero igihe ingabo zitarasana isasu kurindi, we ngo ubyumve anje ubitare nkuru bikavaringe, ntabwo uri shuwa yuko operation z'intambara muri rusange zahagaze. Kubera iki? Kubera ko abo mu nzego z'ubutasi babikoze, batanga amakuru barayasesengura. Nkuko navuga gutara inkuru ukayisesengura, ukagira gute, ukayicukumbura, ukayitangaza.
nibyo intambara nuko bigenda nta muntu ubyuka ngo atekereza ngo turarwana he ngo ngiye kurwana birategurwa ku mpande zombi bivuze ngo igihe rubanda twe tutumvise amasasu ntibivuze ko operation militaire zahagaze burasiyo mpamvu intambara zimara igihe nka leta ya Kongo ngira ngo ya profita nk'aka gahenge nyine gahita igaba ibitero kuri M23 yaga bitero itateguye se kabyo nimo kukubwira ubwo yabijya ari bibisi ntiyaba yabiteguye nyine nibyo nimo gusobanurira nayiga ibitero yateguye noneho icyo ni kimwe cya kabiri apati yo gutegura intambara iyo miteguro yayo icyo navugaga mu kanya kibari nk'intambara za bucece zari intambara za bucece niyo mpamvu nigeze gusobanura ngira ngo nahangaha nkubwira yuko wenda n'ingabo zikambitse ku musozi kandi hagati y'ingabo zihanganye harimo imisozi yindi hagati ibiri wenda hakijya imisozi ibiri yose baba bifiteho ibirindiro ibyo bita OPs observation post muri zo observation post cyangwa se ahantu bashize abantu bo gucunga bamwe bacunga kugira ngo bacuka hakuno batahava bahasimburana kubera ko hirengeye cyangwa se ari strategique hari ikiraro se ese hari amazi umuntu ashobora kwambukiramo akaza kugutera iyo ntabwo ari intambara ariko no operation zirimo kuba ushobora no gushyiramo hagati y'izo observation post ibyo bita ambush kugira ngo nyine na wa wundi urimo gucunga nabarabura akavuga ati ambush ni iki ambush ni igico haba harimo abasirikare bategure kugaba igitero nibyo ndimo gusobanurira ambush biteze yuko ahari amayira ashobora kubageraho aho mutuye nyine ingabo zigira ubuturo zituramo nibyo nakubwiye butari bwo kurwaniramo ariho baturuka batera ibitero ariko ntago bakwiryamira badashyizeho abacunga ko haruza kubatera ibyo ni se OPs observation post observation post nayo ntabwo yabaho yonyine idafite abantu bari hagati aho ngo bakora amapatrouille bagenza ko eida hari uwaca muri humye izo OPs cyangwa se nizo OPs zirabwira nde ko batewe kugira ngo abace intege batarageraho babandi batuye ibyo byose byakubwiye ngo bari abakora amapatrouille hagati hose nubwo nta ntambwe batarimo kurasana nibo bashobora gusakirana n'abashatse ku infiltratinga bacira uhinga nyuma mu muri humye za OP ukagwa nyine muri babandi bateze ibico kugira ngo babandi bari mu buturo bw'aho ingabo zituye bataza gutungurwa so nkavuga ngo izo activité wazitanguke muri zone opérationnelle muri operational zone irimo kuberamo intambara nubwo nta warasha ariko barimo bacungana abandi bwikoranabuhanga nk'ari nko ku maradiyo y'intambara babanemo bumviriza ngo bumve hari ko ari akantu bakura kubyo uwo bita umwanzagira kuko burya ntabwo ku rugamba ntago abarwana bahishanya amakuru y'ibyo barimo kuganira ku maradiyo icyo bahishanya n'amakode bakoresha ariko rwose abantu barwana umwe yumva radiyo n'undi akumva radiyo y'undi birabyombo birumvikana ariko ukaba utamenya kubera code pass code bahanye ngo barimo kuvuga ibiki bakanabihindura umunsi ku wundi cyangwa hari n'abahindura gatanu ku munsi so ni ibyo ngibyo ntabwo noneho ikindi nanashozerezaho ni ibitero udutero shuma dutoya mutaba mwamenye kuko ibitero byose ntabwo biva amasasu ubusa nta muntu wasanga kubura inzu ndasinziriye akamutwara nese ntabwo operation iba yabaye urabibwirwa n'iki ntabwo wamenye cyeka abasirikare bari ku rugamba bahanganye n'abanyango badutwaye abantu nake twatwaye abangaba so icyo witaga henge sinyumva rero abantu kuba batarasanye bombe ku yindi isasu ku rindi sukoyi ku yindi misire ku yindi bo nibo bazi ko bari mu gace k'intambara nibo bazi ukuntu bayirwanya ushobora gusanga banarwanya intambara za bucece nyine zo gutatana gutwarana abazima kugira gute abatwumva bumve yuko intambara iriho mu bundi buryo intambara ukoresha ikinyarwanda cyiza cyane intambara irimo kuba mu bundi buryo ntago intambara iri kuba mu buryo buri public kuko n'utarashe agomba kurara amenye ko uwo yita umwanzi asinziriye nuko abyuka kugira ngo nyine ataza no kumubyukira hatabizi kandi ni ku mpande zombi baranekana ibintu nk'ibyo ngibyo so no kuvuga ngo iyo ahantu hiswe operational zone agace k'intambara ikaba itarahosha nta sizifaye ihari n'urugero nubwo sizifaye ajya byose ntabwo byahagarara bitabatagaritse intambara burundu hakaba nta watsinze undi ngo aka gace cya kariya kavemo intambara ajya tsinse undi already intambara irahari burya rwose ucunze nabi wayigwamo muri ubwo buryo navuze ntabwo wagenda ureza agatuza gutya reka ntibishoboka haracyari zone rouge so nkabona ko rero nta gahora gahanze ntago intambara ari n'ishoze continue ngo tuve ngo intambara uzabona intambara buri segonda nko
urushinge rugenda ngo urimo kumva isasu. Nubwo yaba operation y'igitero abagabanya igitero ntabwo nabwo ibiri burambe, niko cokoci karangira ibyo bikazima, mutwara inkomere mugira gute mushingura bapfu ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo niyo ntambara. So nkavuga ko rero biriya kuva muri Nord Kivu hakiri umwuka w'intambara, nta urajya mu biganiro n'undi, nubwo nabyo bijya bibamo guhangana kwa hato na hato. Iyo muri mu biganiro bifite uko bisobanurwa, intambara irahari. Ntuzigire uvuga ngo haragahenge, ahubwo ni intambara ibahinduye isura, mugabo ntago mpakana ikibazo cyawe no kuba nazo natwavuga ko zirutana. Iya Bucece niya dumburi ntago wabinganya nanone. Kungu kuko kurasana nyine mu ntago wabinganya, kubera ko ziriya ntambara zeruye nizo zifata ibirindiro by'undi, nizo zigira gute, ariko n'izindi nakubwiye ni nazo zigwamo abantu benshi nkurikije, kuko urumva ibi bya Bucece nabyemera mu buryo bumwe, kwigana tactique, kureba wenda strategy zindi bakoresha. Zishobora kugwamo benshi nkuko zishobora kutagwamo benshi, kuko nese nka kiriya gitero cyagabwe ku Banyafurika y'Epfo kikica abasirikare babo, ni igitero cy'imbunda ziremereye, zirasakure, zarashe ku birindiro byabo, nta n'umuntu wahateye. Ariko bashobora no kurwana n'iminsi n'ibiri bataranapfusha n'abasirikare nabo babiri nkuko urimo kubivuga. So aho ngaho kuri benshi byaterwa n'uwapanze igitero, nko kuvuga ngo nk'uwateze umutego n'abawuguyemo nuko yawuteze n'iki byose, kuko niba sarambushi mwateze abantu muti bari bunyura aha ngaha amakuru mwayamenye, mukasenya nk'amakamyo 10 yikoreye abasirikare, ahubwo za Bucece nizo zigwamo benshi. Za Bucece au contraire zishobora kwica benshi kurusha ziriya. Ubyumva gutya ntashobora kubyumva, ariko intambara ya Bucece niyo mbi cyane. Hari n'ushobora kuza yabinjiriye akabatega nk'ibisasu, akaza gukanda mukarara muturika yagiye. Ubwo urambwira ngo bikarara bituragurika we yigenda uko yabiregeye. Oya, nk'ibisa by'Uburusiya tujya twumva tukumva ngo indege yaje kubise nk'iyi nzu turimo cyangwa kubise ahandi hantu, nabyo biba biri muri urwo rwego. Iyo wayita red agatero shuma kuwo mu Rwanda gashobora kuza kakangiza byinshi nako. Nacyo wabibara gutyo mu gihe izo ndege zitaje muri air cover, zitaje zifite abo ku butaka zije gushakira inzira, gufasha cyangwa gushakira inzira, kikabana igitero cy'indege cyapanzwe gutyo nk'igitero cy'indege birimo bikorwa ku Bahuti muri Yemen. Nyine twumva Israel yarashe wenda muri Syria, nta ngabo ziri ku butaka, ntaki, niko urugamba rupanzwe. Ntabwo bari babiteguye kubitegura, babiteguye ndavuga abagiye guterwa bagomba kubyitegura, kuko izo ndege zigira radar zigenzura, zitanga n'amakuru y'uko zije. Ni impamvu noneho iyo mufite iryo koranabuhanga, iyo zije zivuza sirene, abantu bakamenya uko bajya mu buhungiro, bagahunga bakagira gute. Nta gitero kitamenyekana, cyaba icy'indege cyaba ikibindi biki n'iki cyeka nk'uwa guteza ibisasu. Hako igitero cy'indege ntabwo gitungurana nacyo, mugomba kugira radar zikora zisensinga niba hari umuntu winjiye mu kirere cyanyu kandi atabyemerewe. Ntabwo nakita ko biba gitunguranye, kandi n'uburyo mugategura n'uburyo muzahangana nabyo. Wabonye ko Abahuti baherutse guhandura drone ikomeye y'Abanyamerika, bikababaza cyane White House. Ubwo urumva ko bari bakiteguye. Mu magambo ahinnye rero, ntabwo navuga ngo buri gitero cy'indege cyose kiba ari agatero shuma. Wasanga arizo zateganyijwe nk'uko bivuze muri Yemen, kuba arizo ziri ku rugamba zonyine, izindi ngabo zitarahawe akazi zo ku butaka n'urugero, cyangwa mu mazi, cyangwa arizo mu mazi zikoresha izo ndege zivuye ku mato. Ariko ndumva ko ntabwo tugiye muri quantité y'intambara zihitana twavuga ngo yahitana bake, indi yahitana benshi. Wagiye ubona nko mu gushyingurwa kwibuka ku nshuro ngira ngo ya 5 uriya mu general wa Iran wapfuye Qasim Soleimani, muri kuriya kumwibuka hapfuye abantu benshi. Yego bagabwe ibitero by'ibisasu byari biteze ngira ngo cya muntu witurikirije. Biriya nabyo n'ubwoko bw'intambara, nta wahateye ngarasa abantu bajya ariko barahateze. Ariko nuko kubyigisha atari byiza no kubivuga, burya tugira naho tugarukira mu kuvuga ibintu by'intambara. Iriya ingredient y'intambara ntabwo iri muri intambara ya Kongo. Abakongomani barwana nk'abafurere, nk'abavandimwe. Ntabwo urabona leta ijya gusabota M23 ku masoko ya Kiwanja, nubwo haba harinzwe wenda, ariko sinibwira ko basaka isoko kurindi byaremye. Nta nubwo urabona M23 igaba ibitero bya sabotage
kuri Goma bimiteye kuriya buriya ku kantu ngacometsemo kugira ngo nkwereke ko ino ntambara hari ubukana idafite, ariko n'ubwa kabiri mbivugiye hanga ko sizabyongera, biba bisa nko kwigisha abantu ibintu bibi. David Marshal, reka tujye ku ruzinduko rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi wanyarukiye muri Angola agahura na perezida w'icyo gihugu Joao Lourenço. Mu byo baganiraga harimo kureba uko umwuka wagaruka hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Rero mu butumwa bwagiye butambutswa ku rukuta rwa X, yahoze ari Twitter y'umukuru w'igihugu muri Kongo Kinshasa, ivuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagaragaje ko yiteguye kuba yagirana ibiganiro mbona nkubone na Perezida Paul Kagame, ariko akavuga ati ikintu twabanje gusaba nuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zihava, hanyuma ibindi byose bigahera aho ngaho. David Marshal, ugiye kureba uru ruzinduko Perezida Tshisekedi yari yaruvuze mu cyumweru gishize ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, avuga ati nisubiyeho nta gahunda mfite rwose yo gutera u Rwanda, nabivuze mu matora, ababyumvise bafata akantu kamwe gusa kitwa escaramuche kaba virusi, buri wese akumva yuko ngo escaramuche nyine bivuze ko nzatera, ariko rwose nta gitero nzatera u Rwanda, kuko hari intambwe nyinshi zirimo zigeragezwa kugira ngo haboneke igisubizo kinyuze mu mahoro. Aha rero Tshisekedi yubahirije ijambo rye, kuko yari yavuze yuko biteganyijwe ko uyu munsi ashobora kuba yajya muri Angola, none yagiyeyo. Okay, reka tubyemere gutyo nk'uko ubishojerejeho, ariko hari utuntu nka tubiri navuga mu kugusubiza ikibazo. Icya mbere, hari ikintu uzabaza abantu nko mu nzego z'umutekano zisanzwe nka za polisi n'iki byose nk'abanyamakuru, burya bagira ikintu bita chat ni nk'ikizi nka billboard bareberaho uko umutekano wifashe muri catchment umuntu ashinzwe, ukavuga uti wenda nshinzwe Bumbogo, ese Bumbogo hari udusantere 10, uko dusantere turushanya gute urugomo, ese uyu mwaka byagenze gute, nihe havuye ibyaha byinshi n'ibi, ibyo bagenda bajya registre, noneho bakagenda bashyiramo utudomo, akumutuku, akumuhondo cyangwa ak'icyatsi. Urumva aho umutuku babagira urugomo cyane, ku buryo bavuga bati mujye mwitegura muhapanga amapatrouille menshi mugiye gute n'ikindi cyahantu hahora urugomo, imbaraga bararwana bagira gute, byazakemuka bakemukira ahandi. Isi nayo mu rwego mpuzamahanga iyo chat irayigira, ariko cyane cyane tuvuge akanama k'umuryango w'ibigashingwaho amahoro ku isi, dushyiremo Loni, ariko na Union Africaine wayishyiramo cyangwa Union Européenne, buri miryango mpuzamahanga iri regional nayo ishobora gukora iyo chat ikavuga iti muri East Africa ubu niyo hari mu mutuku, wenda Somalia iri mu muhondo gake, Kongo iri mu mutuku ubu ngubu, gutya na gutya, Sudan iri mu cyatsi kijimye, cyangwa ibyo byose isi irabitegura mu rwego rw'umutekano. Ariko none icyo nshatse gusimbukiraho ni iki ngiki, muri chat Union Africaine ifite, muri chat East Africa ifite, muri chat Union Security Council ifite, ntabwo ifiteho intambara mu bihugu birimo kurwana ku isi uwa babiri. Ntabwo Kongo n'u Rwanda birimo kurwana uyu munsi, Kongo itazagira abantu iyobye, ntabwo u Rwanda na Kongo biri mu ntambara, nibyo bita ko biri muri escalade. Escalade ntabwo ari intambara, ni ukureba nayo ko abantu ni nacyo basabwa. Ariko Tshisekedi aburetse Tshisekedi arimo gushaka kujijisha amahanga ko asa nk'umuntu uri mu ntambara n'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda cyateye Kongo, gikura ingabo muri Kongo. Ibyo bintu avuga ni ikinyoma gikomeye cyane. Ntabwo umuryango mpuzamahanga n'ibihugu bwabyo byombi nta n'umwe uremeza undi adafite aho abogamiye ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu ku isi bifite ingabo mu kindi gihugu bitari ibyacyo mu buryo butemewe. Turimo kujyana already Kongo, ibyo ngibyo ntahira biregera ngo ni abantu simvuze urukiko gusa, na Loni ntabwo irabibyemeza ngo murabona twaratewe, nkuko Azerbaijan igitera Armenia, nkuko Armenia igitera Azerbaijan. So no kurasana ubwabyo, kuko koherezanya ibisasu nta wateye undi ngarenga ubutaka bw'undi, arenze ubutaka bw'undi gisasu, uretse amadrone na amasuko yabaye bari abasirikare bambukaga ku mupaka. Zira incident ntoya cyane zagiye ziba, ibihugu bikabasha kubikemura. Ibi ndabivugira iki? Ndabivugira yuko hari umutwe bita IGVM, ari amagambo n'itsinda y'abasirikare bo mu karere bagenzura imipaka ku bihugu bita ibibazo byo ku mipaka hagati y'u Rwanda na Kongo rirahari, na Perezida Lourenço
afitemo abasirikare ngira ngo ni n'umunyangora maybe ushobora kubona ariyoboye ndetse na Kongo Kinshasa ifitemo umusirikare muri iryo tsinda. Yego. Iryo tsinda niryo rikora report riza kureba umusirikare waje ku mupaka rigahereza abakuru b'igihugu b'akarere uko insida yiteye ibintu nk'ibyo ngibyo. So fa tuvuge ko iki kiganiro bwaba mu buryo bwa officiel bwaba mu buryo butari officiel ku giti cyanjye ko mbibona nk'umusesenguzi Tshisekedi ashaka guha ampleur ikibazo cye hagati n'u Rwanda kidahari ko hari ingabo z'u Rwanda zopuritingira kuri Kongo. Ariko se urabivuga nta bimenyetso iyo bihari ubijyana aho ngaho nkubwiye ko ntabwo ibihugu bibaho nk'ikirwa ntabwo ibihugu by'ibana ubwabyo niyo mpamvu ubona abakuru b'ibihugu babihuza. Amerika ikabivuga Amerika ivuga kimwe ikavuga ikindi givuga ngo mukuri ingabo ku mipaka ku bihugu byombi zoye kurebana y'imbwe zitaza kurasana. Amerika bwacu ikavuga ngo mukuri ingabo mu gihugu kiniki. Ayo magambo birumva huyo uyu munsi mukuri ingabo ku mipaka zitaza kurasana ejo mukuri ingabo mu gihugu mwohereje mu ibyo bintu numva turaza kugaruka kuri iyo ngingo y'amagambo avugwa n'umuryango mpuzamahanga ku ntambara ya Kongo. Ndabizi byanze bikuzo turabigarukaho impamvu y'ayo magambo yose n'iki byose turayirebera muri iki kiganiro. So nta nubwo Amerika ari mu batiza w'intambara zidahari. Amerika abantu bayifashe k'ikigwamana ngo yivuze ibintu ngo turishwa ifite seya ifite ibyogajuru ifite buri kimwe cyose muri Amerika inzego z'umutekano muri Amerika ntiyakwibeshya abantu bizera Amerika baje bayizera n'ibyo ivuga birabareba n'uburenganzira bwabo ntawe ndakubicaho. Ariko nka Amerika singifata nkaho icyo Amerika ivuze cyose ari ihame kuko Amerika yavuze yuko Saddam Hussein afite ibisasu bya kirimbuzi iranamutera ngo igiye kubisenya nyuma itangaza ko kumbe ntabyo bahasanze. So ntabwo Amerika ari ikintu kiri ku isi cyubatse ibintu ku buryo kivuze utuvuga ngo aleluya amena kuri Marshal ntabwo ari uko gihembe ntabwo uko bimeze. Mbanje rero kubikora icyo kintu kimeze nk'uko Tshisekedi avuga ngo ikindi asimbukiye ngo singiteye u Rwanda ngo nariyoroheje ntabwo yarushobora si ku neza Tshisekedi ntiyakandira ku Rwanda nawe arabizi ahubwo yagira ubushobozi yari kubikora tubitwara muri ubwo buryo. Ntabwo amagambo Tshisekedi ari amagambo yuje ubupfura yadukanye mashyashya yo kuva mu mwuka w'intambara ajya mu mwuka w'amahoro n'ubundi ku mutima aracyawurimo ariko kubera ko ibyo yatekereje niyo wibeshye ubwe ntabwo yabeshye u Rwanda ntiyarukandiraho. Icyo yatangaje mbere cyane cyo mu Valere ko ashaka gutera u Rwanda cyangwa ko yarutera bamubwira ko bamuguriye ibyuma bicunga ikirere bimubwira ko bamuguriye iki n'iki. Iyo dissuasion niyo twaha agaciro kurusha kuvuga ngo yabaye dissuade ntabwo we yidissuadinze himself. Yasanze atabishobora bamubwira yuko ari we na blague bazamwitegura mu buryo butarimo blague. Tshisekedi intebe yicayeho yanyuzemo bamubuto n'abandi ntashaka kuvuga amazina kubera impamvu z'umutekano wanjye. Urushatse bavuga ba Kabila se none se Kabila Desire Kabila Pere ndetse na Joseph Kabila uretse Joseph nta kibazo mufiteho n'umusanateri ariko ni wicara ku ntebe yaciyemo abaperezida babiri urumva none umwe muri bo yarakubiswe n'uwamukubise umuzi nk'umuntu uzi amateka w'umuhanga ntabwo yikorereza yaguhiza ntabwo ibinturo. Tshisekedi ari mu mwuka w'intambara n'u Rwanda ni nayo mpamvu bamubwira kuganira ibyo baganiramo buriya Lorenzo bamubwiye FDLR we agasohoka avuga intambara ku Rwanda n'abasirikare none se Lorenzo yamuhamagaye kugira ngo amubwire ngo aba basirikare b'u Rwanda bari mu gihugu cyawe bakomereye bate cyangwa yamuhamagaye amubwira ati iyo FDLR utunze muri Kongo mugeze mutandukana cyangwa se mugira gute kuko ibyo ngibyo by'abasirikare b'u Rwanda muri Kongo u Rwanda ruhakana. Lorenzo yabaza perezida w'u Rwanda ati siko ko ufite abasirikare je numva icyo kibazo yamubaza ariko Tshisekedi cyo yabazwa u Rwanda rumubaza na FDLR ariko kugira ngo asohoka avuga ati ibya FDLR mbivuyemo muzihiga aho ziri hose orede asohokanye umwuka wo kwikorera u Rwanda nibyo batamubajije mu nama imbere. Ntago mba mpari ariko ndimagina icyo abagiye kubazwa niki azisobanuraho ku Rwanda icyo u Rwanda rugiye kubazwa niki ruzisobanuraho kuri Kongo imbere y'umuhuza. Ayo ni za ndimi ebyiri Kinshasa ifite nshaka gukuramo no gusibanganya cyo kuvuga ngo harimo kuba de-escalation cyangwa se kugabanya ubukana nta bukana burimo kugabanya kuko urumva Tshisekedi ko yinjiye mu cyumba cy'inama ariko yasohotse. Afite position bavuze ko ari position nyine Kongo yahagazeho n'ubundi yari yiriho n'ubushize mu nama yabereye ni nayo muri Ethiopia. Iyo position rero idatsimbuka niyo kazarusenya ibyo Tshisekedi abazwa sibyo asubiza sijya bw'itangazamakuru kandi ibyo tumenyereye kuri Kongo ni Bujumbura bavumvikanye ibintu bageze Kinshasa barutundura batangaza ibindi. Kongo ifite ikibazo cy'iminwe ibiri cy'indimi ebyiri ikagira ikibazo cya kabiri narabikubwiye mu biganiro twakoze icyo nakwita ubudahemuka guhemuka no kutizerwa nabo bagirana ibiganiro. Ibyo ibishinjwa n'abandi ntabwo ari Marshal bishinja
musohoka mu nama mwumvikanye ibintu yagira nzi gatangaza ibindi. So nkabona ko rero ibyo Tshisekedi avuga atu Rwanda n'iki byose kereka niba ikibazo cyawe ndimo kugica kure uranyibutsa. Oya ntacyo nkabona ko nta mbega urwishyanga ruracyayirimo mu gisubizo kimwe. Gusa umuntu yambwira ati igihe abaperezida batarahura ni kiyasi cya Tshisekedi gutangaza ibintu bisa nkaho already inama yabo yamaze kurangira itaraba, afite uburenganzira bwo gukomeza kuba muri position yari asanzwemo, urumva. Ariko rero nanone buriya ngendera kubiriho, ntabwo ngendera ku bipapirano, ntabwo gendana muri iyo nama. Iyo umuntu asohotse akavuga imvugo isanzwe nk'iyo yinjiranye asanzwe avuga, bujya bishatse byanakwereka pronostic y'ikizava mu nama mu minsi iri imbere. Ariko reka tujye muri iyi ntambwe ku ntambwe yatewe. Ubushize turabyibuka yuko Perezida Tshisekedi yari yavuze yuko atazigera na rimwe ahura na Perezida Paul Kagame, ariko ku itariki ya 18 z'uku kwezi babashije guhurira muri Ethiopia n'ubundi ku nama ya mini some ivuga ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo, yari yateguwe n'uyu Perezida wa Angola João Lourenço. Uyu munsi Tshisekedi yavuze yuko n'ubundi yiteguye rwose kuba yagirana ibiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Minisitiri wa Angola ushinzwe ububanyi n'amahanga witwa Tete akaba yavuze ko ikigiye gukurikiraho ari ugutegura uburyo iyo nama cyangwa se ibyo biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko bizaba birimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Kongo Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi, bizaba nk'uko nyine Tete Antonio Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola yabivuze nyuma y'ibi biganiro. Dore ikibazo kiri muri conference ya Rwanda no mu conference za Tshisekedi n'u Rwanda. Ariko nakubwiye ko ari right ya buri wese guhitamo position ahagararamo. Hariho Le Monde, ari isi yibwira yuko ibi birimo kuba, urumva, ari ibikura umusaraba ku Rwanda nkaho u Rwanda ari ruri mu kibazo cya Kongo. Noneho abantu bagasanga bafata Tshisekedi nk'aho arimo gukora offer, arimo kofaringa amahoro ku Rwanda. Ariko already Tshisekedi afite intambara mu gihugu cye, abitse FDLR niwe wikoreye umusaraba. None hari abantu bashaka gutekereza Tshisekedi Kongo yisobanura nkaho irimo gutanga chance ku Rwanda. Ariko u Rwanda ntabwo ari rwo ruri mu ntambara tuvugana. Niyo FDLR ntabwo iri ku butaka bw'u Rwanda ubu tuvugana, sibyo? Iri ku butaka bwa Kongo. Ingaruka nyinshi ziri ku baturage ba Kongo, ziri ahubwo hafi ya zose. Uretse ko ibihugu bitabanye neza n'abaturage barasafaringira ibyo ntabwo twabyirengagiza. Tshisekedi rero mu kujya Rwanda aho yajya hariho hose niwe urimo gupagasiriza amahoro igihugu cye, ntabwo arimo gupagasiriza u Rwanda. Urabihuza gute nuko yavuze ko azahura na Perezida Paul Kagame? Perezida Kagame mu yandi magambo ukurikije ibitutsi bya Tshisekedi yise abanyarwanda nyankaragata, ntacyo atakoze, yakoze ibyo ashoboka byose. Jewe kuri no shuro nk'umusesenguzi kwemera kujya hariya nubwo niko amahanga akora, ntabwo wanga kwitabira ubwitabire bwa bagenzi bawe, niwe urimo kofaringa amahoro kuri Tshisekedi. Kuko ntabwo ari u Rwanda rwatangaje intambara kuri Kongo, sirwo rwayiteguje, urumva. Mpora mbisubiramo ngo u Rwanda niba na M23 iri ku butaka bwa Kongo ntabwo ifite headquarter Kinigi, ntigira headquarter Nyamasheke, ntabwo ifite abasirikare Rubavu, izifite Bunagana ku butaka bwa Kongo. Aho ntabwo habaza u Rwanda. Na Kicangeje ubundi yahashyize abayobozi, ntabwo bihwanye n'uko u Rwanda rushinja Kongo ko ifite FDL ku butaka bwayo, banakorana umunsi ku wundi. Wabonye n'amatangazo yari asirikira y'amaraporo bahana nk'abasirikare ba Kongo ko FDL iryo jambo batanarihisha, kandi ni ibintu bya biro officiel utaca ku ruhande. So mu yandi magambo Tshisekedi areke gucenga isi ngo yerekane ko ari muri position de force, donc ari mu byimbo by'imbaraga mu bimuhuza na Perezida Kagame, ahubwo ari mu byimbo by'isoni gukorana n'umutwe w'abajenosideri ushinzwe iyo jenoside. Isi yose irabizi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kinatangaje, ari mu byimbo by'umuperezida wanze kwakira ku mutima we abaturage ashinzwe. Nibyo byari mu itangazo ry'u Rwanda retse kwandikira umuryango wa Loni bavuga yuko ku ntera ya mbere Kongo ari ifite inshingano zo kujera ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo biganjemo ubwoko bw'abatutsi by'umwihariko. So iki kintu nagira ngo ngikarifayinga ngikireho mucyo. Ntabwo amakimbirane y'u Rwanda na Kongo bari muri uyu munsi. Kongo ari muri position de force. Abantu batazagira ngo niyo
irimo guhirimbanira icyo numva mashije kugisobanura Ange. Abantu babyanastanding ntabwo ndimo kubinywesha ku ngufu, ariko ni ibintu byumvikana. Kongo ifite intambara, ibitse FDLR igize gute? Hari rero umuntu ujye wumva Kongo yavuze cyane akagira ngo u Rwanda nirwo ruri muri question. Kongo niri mu kibazo kuko ntabwo ari u Rwanda ruri, ndibwira ngo iyo u Rwanda ruza gutangaza ngo tuzarasa Kongo, rurimo rubazwa muzarasa Kongo gute, kubera iki? None Tshisekedi niwe ubazwa wavuze kuzatera u Rwanda, wari kurutera ushingiye kuki, kuyihe mpamvu, ufite ibihe bimenyetso? Donc ubundi se kuki utabikoze? Aka kantu rwose iyo paradox abantu bayumve, no kuba u Rwanda rwitabira ibiganiro bya Tshisekedi. Yaravuze ko bazaganirira mu ijuru, ni ofa Perezida Kagame aha Tshisekedi, kuko yakamubwira ati ariko ntabwo turagera mu ijuru, tutegeze tuzahurire mu ijuru nyine. Ariko ngira ngo Perezida Paul Kagame ni umwe mu bantu bakeneye nawe kumva igihugu gitekanye, kumva amahoro ahari mu karere. Ubundi ntabwo u Rwanda rutekanye? Hari ikibazo cy'umutekano u Rwanda rufite se? Nkeka ko nawe kuri etandi yacyo, kuri etandi y'u Rwanda ikibazo cy'umutekano uhari. None se u Rwanda rwigeze rusaba imbabazi Tshisekedi ngo yo gutera? Yatera bakarasana, hari birenze se? Ariko icyo ngenderaho ni iki ngiki, no kuganira n'ubupfura. Yego, ntabwo mbinenga, ariko wibuke yuko byaba ubupfura bitaba ubupfura. Umenye kuba n'u Rwanda nubwo nta rushinja icyo kintu ngo nkite icyaha, ruri mu bantu bajya borohereza ivogonyo rya Tshisekedi. Kuko Tshisekedi Kongo amagambo amaze gutangaza, borohereza ivogonyo rya Kongo ivogonyo cyane rwose, bakoresheje imvugo ikomeye. Niba ari maturite kuba amacuwa muri politike k'u Rwanda na diplomasi ntabwo mbizi, ariko bamwe muzaganira banabikubwire rwose ko u Rwanda rujye rworohereza Kongo, no guhora Kongo igishaka kurugira kame nkabyinane, tuzabatera tuzagira gute, ibintu nk'ibyo. Wenda leadership y'u Rwanda ishobora kuba ifite maturite iri hejuru, ndabyumva, ariko hari nk'ibintu Kongo yagiye ikorera u Rwanda rutagiye rurajisaho kandi rwagobye kurirajisaho. Reka turebe, winyihutisha umuntu akwirukaniye ambasaderi. U Rwanda rwigeze rwirukana ambasaderi w'u Rwanda nkuko yabirukanye Karega wa Kongo, ntago rwamwirukanye. U Rwanda rukipinze quiet diplomatically, baracecetse. Urumva tuzabatera, cyakora umukuru w'igihugu aravuga ati nge nzabifata katari burage ariko mbonye bitabaye. Urumva aho wenda ndabyumva. Ibihugu bikikije u Rwanda bijya bifata umwanzuro ku Rwanda, u Rwanda rugakipinga quiet nkaho nta cyabaye, ariko harabinenga nabyo kuko Kongo ubwayo ivuga ngo nzatera igihugu. Uzagira ngo bahita bambuka. Hari imyanzuro nafatira Kongo nanjye buriya. Nk'iyihe? Guhora Kongo yiriza ni u Rwanda ruyorora. Urumva burya wakwirukana ambasaderi wanjye nkafunga ambasaderi noneho. Ibyo biremeye muri diplomasi, retaliation izo ziremeye muri diplomasi. Wewe wamwirukanye no iyawe nkayifunga. Ariko u Rwanda rushobora kureba rugasanga wenda rufite inyungu kuba hari izo nyungu nizo ziteza izo nyungu u Rwanda abantu bitisaho nizo zitaragasuzuguro Kongo kandi kazahoraho. Kandi ndakubwiza ukuri u Rwanda rwafashe ingamba muri visit Rwanda ku branding u Rwanda mu rwego mpuzamahanga. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu wagiye gutera imbuto, agiye kuzitera ngazishyira ahantu hamwe ngo zivugwa muri amahwa, iziringa inyoni zirazitora, ngizo zigira gute insido suite zigwa mu butaka bwiza. None u Rwanda rwirwa gutanga amamiliyoni angana kuriya muri visit Rwanda, muri bar, muri Paris Saint-Germain no muri Arsenal. Abandi bakongomani bo bagaca inyuma aho ruteye imbuto za visit Rwanda, bo bakirirwa bazigira bazitoratora, kuko nta igihugu ntabwo cyakwikorera umuperezida avuge nk'ibyo Kongo ivuga. U Rwanda rwabanye na Nigeria, ejo bundi umujenerali muri Nigeria umugabo w'ingabo yaje mu Rwanda, none ubu Kongo yahamagaje ambasaderi wa Nigeria muri Kinshasa, yego, kugira ngo atange ibisobanuro. Urumva se imbuto uwo muntu aba yarakwiye mu Rwanda badafite umugambi wo kuzimuranduramo, bati bari abantu mubana sa abantu buriya mwagiye mugira ngo none se icyo bamuhamagariye ni iki cyo ngicyo. Ariko ibihugu ntibibana nk'abaturage basanzwe, ndakeka ko bamuhamagaye ahubwo Kongo ibana wagira ngo ni umuturage ku wundi. Abaturage kundi bafite diplomasi yabo yihariye yo kudashondana, kuko ndibwira ko nta muturanye wanjye uranshonda nanjye ntawe ndashonda. So u Rwanda ubyangu byemere rufite diplomasi iri quiet ituje cyane, mu buryo bamwe baravuga bati bakwiye kwishepinga ku rundi rwego igahangana na Kongo, kuko rushora amafaranga mu kuburandinga igihugu mu rwego mpuzamahanga, kurusiza amagare, ibintu byose ukabona ko u Rwanda ntacyo rutarwo inama mpuzamahanga. Ariko utibeshya buriya amagambo Tshisekedi avuga na Kongo ivuga
hari abantu badafite amarangamutima ku Rwanda, badafite n'umwanya wo kujya gucukumbura, bayafata nk'ukuri, bakabona ko u Rwanda ari igihugu gishotoranye n'iki donc en plus igihugu gicumbikiye abantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Urumva, sinavuga ngo wenda u Rwanda rurwane, sinavuga ngo u Rwanda ruhangane, ariko hari ibyemezo diplomatique birimo nicyo ngiye kukubwira ko hari offer zimwe zo kuganira na Tshisekedi wavuze ari amagambo namuhereza bimugoye cyane, nka buriya akaba yajyangora kamburo izo ngamba byo nka sabota inama ya Tshisekedi akajyangora, jewe singiyeyo mpaka igihe azumvira ko kuganira n'umuntu ajya kwiye kwa agaciro, ntajye yumva yuko ari utanga randevu z'abantu bazahurira ngo mu ijuru. waba udesovye Angola n'isi. Ndakeka ko Perezida Paul Kagame none muri iyo deception urimo kuvuga ko Kongo idakura mu ruge, ko buretse uzabureba bazavuganira ibintu Rwanda babyumvika babishyira mu mukono, Kongo nigera Kinshasa isohora inditangazo bihabanye. Ibyo nibyo naringiye kukubaza, urumva iyi ni Rwanda rushyiramo imiyaga Kongo ku rwego rwo hejuru itanakenewe rimwe na rimwe. Iyi ni inama ya kenshi, uretse iriya yabereye Addis Abeba wenda twavuga ko ari rusange, ariko hari izindi nama zabanje kubera muri Angola ndetse zifatirwamo imyanzuro itandukanye mu myaka yatambutse. Hanyuma ubu biganiro birasa naho bisubukuwe. Marshal, urabona ibi biganiro biza gutanga mwanzuro ki? Umupasiteri yabwiye abantu ngo yabaye abantu ikizami mu kiliziya, ngarabwiye ati niko bakristo ati byose n'iza kiliziya, ati niko bakristo bavandimwe, ati mfite akanyugunyungu hano mu ntoki, ni kazima cyangwa karapfuye? Bati ni wowe ubizi, nituvuga ngo ni kazima uragakanda gapfa, nituvuga ngo si kazima uragakomeza kabe hayi kabe kazima. Umutekano muri aka karere vis-a-vis ibera muri Kongo ufitwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntera ya mbere, abandi nabafasha kuko nta gihugu cyisangiza ubufasha. Uzabona ko mu gihugu hari intureka, ibindi bihugu bituranye biraza bigafasha. Nawe urabizi wagize ibyago cyangwa wagize ubukwe cyangwa umuhango utumira abaturanyi, ariko Kongo nibifite mu kiganza gute? Ndatanga ingero ebyiri. Kongo mu masegonda atarenze 30 Perezida Tshisekedi ashobora kwandika petimo igakemura ikibazo cya M23, ashobora gusiga itegeko teka rikemura ikibazo M23 ifite cyose ikararizimye, ntimuzongere kumva ko M23 inabaho, kuko M23 ifite revendication y'ibirwanira, kandi Kongo ntago ibibuze. Niba ari citizenship ubwene gihugu ibazwaho, afite uburyo bwo guha umushinga inteko, afite abadepite benshi mu nteko, nawe ni perezida yabisinya iryo tiku rikavaho. Kongo hari imvugo zibuba urwango zibasira abavuga ikinyarwanda biganjemo abatutsi. Tshisekedi kora abwiye polisi ngo murare muhiga abo bantu bose babitakwira bose, ndabashaka makara cyangwa se ndoro muri cyangwa monsense muri gereza bababuranisha. Tshisekedi afite mu bubasha bwe. Cya gatatu, FDLR. Ubu Kongo ifite solidarite n'ibihugu bitandukanye, Abarundi iki niki, urabona ko byari bimaze kugenda neza. Iri yagombye kuba opportunity kuri Kongo kuko yamaze kubona andi maboko atanduye, kwikura amaboko yanduye. Ikavuga uti FDLR nabacungiragaho ngo mu ndwanire ntarabona abandi. Ubu South African Defense Force irahari, Malawi irahari, Tanzania irahari, ni ibihugu byifashije mu gisirikare n'Abarundi. Akaprofita okazi akavuga ati uyu niwo mwanya wo kwikuraho ibyo u Rwanda runshinja, nzareba ikindi uzongera kwireguza. FDLR ahiri hose, Ipingu, Rubavu, Mutobo na Omega bariya bose. Ndakwereka ukuntu Kongo Kinshasa yarangiza ibibazo biri muri aka karere, u Rwanda rukabura ijambo ruzongera kuvuga muri aka karere ruvuga Kongo, habe na kereka bapfuye amazi wenda ari umuntu wihagaritse mu mazi y'Ikivu akavuga ati ko murimo kwihagarika mu mazi y'Ikivu kandi bidakwiye. Ibyo bihugu bya bipfa na Korea zombi ziyazifaze uko bafunguye imiziki myinshi ku mupaka, bagasakuriza igihugu kigasakuriza ikindi muri za ndomboro barimo kuzicuranga. Nta gihugu byaba ibintu bipfa nk'abavandimwe baturanye, ariko as long as ibyitwa intambara, as long as Tshisekedi apfumbase ibyo byose mu kiganza, apfumbase FDLR niwe wayikanda cyangwa akayireka igakomeza. Ibya M23 bafitanye amasezerano ya Nairobi nandi nka perezida afite competence ku gihugu cye, n'igihugu kiri souverain zo gukemura ikibazo cya M23, bugacya ijambo M23 mutakiryumva. Turimo kujyana na FDLR nabivuzeho. Ariko igihe umuntu ufite akanyugunyugu mu ntoki adashaka kugakanda cyangwa ati kabeho, niwe ugafite mu biganza. Ibiganiro mbwira ni ibiganiro ki? Ni ibiganiro byo gushyushya intebe, gusinya protokole, u Rwanda rukajyaho kugira ngo rwerekane ko
rudasuzugura amahanga n'abahuza, diplomasi igakomeza igasugira igasagamba ejo bakadimburana ibisasu amahanga akagira gute. U Rwanda avuga ngo nzatera u Rwanda, akaba arimo izo mbunda bavuze turaza kuzigeraho, akaba arimo arugurira imbunda avuga ati igihe nzabishobora tuzahangana kuryaryana gusa bidatanga umutekano. Ziriya nama ni nk'izabaye, ni nk'izindi zizaba, ntacyo zirusha Sham el Sheikh mu Misiri, ntacyo zirusha Arusha, ntacyo zisumbuye kuzabujumbura, ntacyo zisumbuye kuza Rwanda ya mbere n'iya kabiri. Ni inama ziraho, ni inama nyine, ni inama nta kiri kirimo. As simple that. David Marshal nuko nguko arimo abibona, ubwo ngubwo igihe kizaduhinyuza kuko n'ubundi tuzaba twicaranye kuri iyi ntebe y'ubusesenguzi. Hanyuma dukurikije ibyo Perezida Tshisekedi aherutse kubwira abanyamakuru, nuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe azajya i Rwanda, kuko umuhuza muri ibi biganiro yasabye ko buri wese yazagira umwanya bahura wihariye, hanyuma noneho nyuma hakazabaho kubahuza bombi. Ubwo ni ugutegereza tukareba. Reka tuve kuri iki kibazo, tuve kuri iyi ngingo, ahubwo tujye mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi nyirizina. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zagiye gufasha iz'igisirikare cya Kongo Kinshasa, zimaze iminsi zibatoza gukoresha intwaro nini zirasa kure. Ibi twari twavuze ko nta bushobozi twebwe tufite bwo kubisesengura. Reka tubaze Marshal, kuki ku rugamba tubona FARDC barimo biga gukoresha ziriya mbunda wabonye zifite amapine? Ziriya mbunda ubundi zimaze iki ku bari mu ntambara? Urakoze ku kibazo cyawe Ange, cy'imbunda zirimo kwigishwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bantu bashoboye kugira amahirwe, ndabyita amahirwe yo kurwana intambara yo muri Zaire mu gihe cya Mobutu. Amahirwe yo kurwana ziriya ntambara nyine. None se hari abantu batagize amahirwe yo kuzirwana kuko bari batarakura, batabana n'abasirikare. Ugira ngo ni ibyago. Oya, ni amahirwe y'intambara. Ariko iyo wageraga muri Kongo mu bigo byaho by'intambara muri Kongo ukareba imbunda Kongo Zaire yari ifite, urumva uhita wibaza uti ubu ngubu nk'izi mbunda izi mbunda zakoraga iki? Abantu batsindwa gute bafite imbunda zingana gutya gute? Kongo ifite ziriya mbunda igura, uretse nk'izifite tekinoloji iri ku rwego hote, tekinoloji igezweho ubu ngubu, ayo madrone twumva n'iki byose. Ariko iriya mbunda nabonye niba iyo nayoboza mbibona no ku museke, iriya ni imbunda isanzwe. Iriya mbunda niba nizo bitangira ngo wanu tutugane, ngira ngo imbunda zifite kariba y'122 niba cyangwa atari 105 cyangwa 105, ni imbunda zarabonye no mu ntambara za kera. Ntabwo ari imbunda zigezweho, ntabwo ari imbunda, ni imbunda zidata agaciro. Ntabwo zivuze ko zataye agaciro, ni imbunda zikomeje kugira agaciro kazo ariko zidahanzwe vuba. Ndetse zimaze igihe ziri ku isoko. Ni imbunda zisanga mu bubiko bw'ingabo za Kongo, zisanganywe, basanzwe banazi, banashoboye. Bariya bashobora kubikoresha muri ku marketing intambara, bati byacitse byakomeye, Kongo irimo kwiga imbunda nshyashya n'ikibintu nk'ibyo ngibyo. Iriya mbunda ndayijyanira hamwe n'imbunda yahawe izina rya Sabasaba, imaze iminsi bivugwa ko ingabo za Tanzania zayiserukanye muri Kongo. Nyamara iyo Sabasaba bavuga ariyo bita BM21 isanzwe mu bubiko bw'ingabo za Kongo. Nabunagana barayikoresheje, ngira ngo bivuga yuko ariyo bakoresha barasa mu Kinigi. Ariko media, itangazamakuru dufite uyu munsi, urumva nabo ntiwabarenganya, bamwe ntibafite bene ubwo bumenyi. Bashobora kwibwira ngo ni component y'imbunda nshyashyaje ku rugamba muri Kongo. Ariko FARDC yisangamo iriya mbunda rero barimo kwiga ngo munisige bigisha, ishobora kuba ari ikosi barimo kubigisha, birumvikana. Ariko ni imbunda isanzwe n'ubundi ku rugamba rw'ingabo za Kongo, si nshyashya ihageze, urumva ngonje kuyivuga imyato no kuyivuga ibigwi. Ni imbunda nziza, irasa kure, ifite kugira byinshi yahindura ku rugamba, birumvikana. Ariko sindi nashuwa yuko abo barwana nayo batayifite. Reka dufate nk'urugero, iriya mbunda bita BM Kongo Kinshasa isanganywe, abatanzania bita ngo ni Sabasaba. Iriya mbunda ntabwo nzibeshyeho ko ari ebyiri, nimwe muri iyo ngiyo, kuko ntabwo ndi muguke muri atirari, ariko iby'imbunda ndabizi. Iriya mbunda niyo uriya munwa wayo niwo ugize iminwa ine ya Sabasaba, iminwa 40. Iyo kalibre ni uriya munwa w'imbunda, ubwoko bw'imbunda. Kuko imbunda bayiha izina bakurikije kalibre
donc bakurikije ubunini n'ubushobozi bw'umunwa wayo ukuntu za SMG niko bazibara ntabwo uvuga ngo ne SMG n'iki uyita izina ukavuga na calibre yayo milimetero z'umunwa wayo irekuriramo ikintu igisobokamo kiba gifite buri SMG ni gatatu yani kane gatatu milimetero simbizi wabireba muri Google narabyibagiwe ni ukuvuga ngo rero niba iriya mbone ifite ubushobozi bwo kurasa BM yo yikubye inshuro 40 kuko iyo BM biriya biri kuri ziriya modoka za FARDC zirayisanganywe ariko bwikube 40 simbuna rero imbunda minus 40 wambwira ngo izanye ubushobozi buhambaye kandi Kongo Kinshasa irabusanga fois 40 noneho iyo uvuze ngo BM ifite ubushobozi buhambaye yo iriya mbunda ushobora gusobezwamo gucomekamo ikibombe ukurura hagenda kimwe BM yo yabirasa ibyo bita rapid fire yabirasa byungikanya inshuro 40 bitewe n'igihe bishakiye cyangwa yarasamo 5 cyangwa 30 bitewe n'ibyo yashatse kurekura uko bingana cya BM cyarasa indege ntabwo cyarasa indege cyarasa mu cyerekezo bagihaye icyo cyakora gusa aho ziparitse aho zibikwa cyahatwika kikahangiza cyaharasa kuko kurasa indege biri buryo bubiri kwirasa muri operation no kuzisenya aho zibikwa gusa ibihugu biteye imbere bibika indege mu kuzimu cyangwa bakabyubakira shelter imitaka itamenwa dongo bazishyiraho uburinzi bwazo cyangwa zigacengera mu kuzimu mu matano baba barabyubakiye zikamara kugwa bakazikurura bijya kuzibika ibyo n'izindi tekinike zo kubika intwaro so rero abadukurikiye nibajyana ubwo bumenyi nibajyana ubwo ngubu kuvuga ngo rero ngo Kongo irimo kwigisha imbunda 105 mm cyangwa 122 gun mm no gutanga ubumenyi kutabifite ako ntagaragashya kadutse ku ntambara hariya cyane ko n'uruhare yagira mu ntambara ni ruto cyane kurusha izo basanganywe binganya imbaraga bwikubye inshuro 40 bwiriya mbunda nabonye barimo kugaragaza so biriya no gukanga adversaire ariko M23 wasanga inazibarusha ubundi biriya kubigira ku rugamba birusha iki ufite izisanzwe nka Kalashnikov ngira ngo niyo abenshi barwanisha muri oya biriya kubigira ku rugamba bifite akamaro kubera ko niba ushobora kujya gusenya ibirindiro byo mu Rwanda ukoresheje ingabo zigenda ku butaka nayo Kalashnikov uvuga mukagenda ibirometero 10 yo irabigenda ikora icyo bari gukora bahageze urumva yo ubu sevinze abasirikare bawe ko ntibiriwe bajyayo umurasiri kure cyangwa se niba wohereje nabo ku butaka basange wamutesheje umutwe uzikoresheje bamurase basanze atari ko yatadatuje umva atirari ifite akazi kanini cyane mu ntambara kuko niburi basha kugera uyituma kuri kajyayo bituma kuri kajyayo nicyo ngicyo bavuga ariko nta bindi birenze ni tekinike Tshisekedi ngo nzabarasa nibereye igoma ucungiye ku mbunda ziremereye utadeployinga ingabo ku butaka ubundi ingabo zo ku butaka nizo ingabo ziba zikomeye shayo ntabwo bazayitsinda pese ngiye kukubeshya nese buriya Putin kafite ubushobozi bwo kurasa hari umujyi bitari Vive uri ku nkombe za Polonye na Ukraine uri ku birometero ubire muri Google binini cyane ariko Putin ajya harasa ari ku birindiro bye by'ingabo zo mu mazi aho bita muri Caspian Sea iri mu Burusiya mu majyepfo y'Uburusiya mu yandi magambo kuba wagiye ukahasenya ugasenya izo ngomero z'amashanyarazi ariko ukaba utahigaruriye yego wangije ariko ntabwo wahadeployinze so atirari nitesha mutwe iri aho ngaho ariko utakangisha buriya Tshisekedi kugira ngo avuge ngo afite imbunda zirasa kure M23 n'urugero yagira ingabo zo ku butaka zishobora kuhagenda igihe kinini cyane no kuhacengera zikaba harasa zikanahafata kuko urumva ntabwo imbunda ziremereye zafata Bunagana zayisenya ntizafata Mushaki zarimbura ibihari ariko ntacyo zahakora kindi kitari cyo ngicyo icyo ni kimwe kugira imbunda za tera zirasa kure no butwari bw'igisirikare ariko kugira ingabo zigenda ku butaka zikajya gufata hahandi zikahigarurira ni ikindi rero natoza ingabo ku butaka ave mu by'imbunda z'imisada ntacyo zamukiza David Marshal reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu turebe iki gitero cya Tabara iherutse kugaba mu ntara ya Bubanza ni intara iri ku mupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa urebye ntabwo ari hafi y'u Rwanda ariko u Burundi bwavuze yuko u Rwanda rushyigikira izi nyeshyamba za Tabara
Red Tabara nayo mu itangazo yasohoye uyu munsi iranyomoza leta y'u Burundi yavuze yuko Red Tabara yagabye igitero ku basivile. Iyi Red Tabara ikavuga yuko yarashe abasirikare, ahubwo abasirikare bakaba ari bo bahungira mu basivile. David Marshal iby'iki gitero waragikurikiranye. Uburundi ntibugiye kujya mu ntambara buriya nande na Red Tabara bataza hiri ese ntibaza aho yazimiriye, basa n'abataza aho yaturutse, kuko bafite ingabo muri Kongo utafoka irwanira muri Kongo Sud Kivu, niho baturutse wenda bayitera. Ifite n'ingabo ku Burundi, ingabo z'igihugu z'u Burundi ziri ku butaka bw'u Burundi. None Red Tabara yabateye, ntibaza aho yaturutse, ntibaza aho yateye iva, aho hirya n'iki byose barahongaho gusa, bameze nk'abantu bari mu isoni gusa, bari mu matangazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba iri muri Kongo bari muri Kongo ntibajye kuyirasa, ahubwo bagakwiye gukura ingabo muri Nord Kivu zikabanza zigahangana na Red Tabara ibamereye nabi ituruka ku butaka bwa Kongo. For instance, niba nabwo itera ifite ibirindiro ku butaka bw'u Burundi tukaba tutabizi, biravugwa yuko nabihoze mbona ku macati y'abantu b'abarundi bavuga bati aho ntimwaba mworoheje ingabo nyinshi muri Kongo, amabatayo ageze hafi ku 10 mugasiga icyuho mu Burundi, Red Tabara ikakinyuramo, kuko mwakuye ingabo mu bigo mubizikura ku misozi zahoragaho no ku nkengero z'amashyamba nka Rukoko, none asigaye yambaye ubusa nta position zirimo, muhagarare Red Tabara ibarasa. So abarundi rero nibo bo kugera kubugena uko bapanga uburinzi bwabo. Gusa hano mafite ikibazo, nakubwiye ko nabivugiye kuri no channel, ndabyibuka ko hari uburyo abarundi barimo kubaka Red Tabara yabo, bashobora kujya bakinisha agapira muri aka karere, ariko ariyo biyubakiye. Sinzi niba nabiriya bidashoboka, kuko nakubwiye ko ku itariki enye z'ukwa 10/1990 ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana na Emerenide bigabye igitero kuri uyu mujyi wa Kigali, bakigabaho bavuga ngo inkotanyi zafashe umujyi, kugira ngo babone yuko uko bafata abantu babita ibyitso by'inkotanyi. Icyo gitero na n'ubu ngubu ntago baragihakana, n'abari mu buhungiro bafite amakuru ntawura, ni igitero contestable, ntawe kijya impaka ko bakigabyeho barabyemera, nta mpaka bigeze bakigira. Niba mu myaka 30 already nine ishize, leta imwe muri Afrika ibiyaga bigashobora kwigabaho igitero ikakitirira abantu, abandi bakaza bandika ngo Red Tabara bivuga ibigwi. Iyi Red Tabara muzayicunge neza, narabikubwiye, ishobora kuba inakoreshwa n'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga bati dukora ama incident mu gihugu, dusobanura impamvu turi muri Kongo, opinion publique y'u Burundi babone icyo bayibwira, tubone ibyo dusagutse tudushinja u Rwanda. Urumva iyo Red Tabara yakabaye ikoreshwa yikoresha, ishobora kuba yabize mu isura abarundi bazi, birasobanura existence za operation. Urumva ndayishimiye agabanyirizwa umuzigo w'ibyo asobanurira abaturage. Mwababonye batera ukoko, mwabonye bakoze bubanza, that is why turi muri Kongo. Muri politiki ibyo birakora, ariko no kuba ashobora kuvuga ati abari imbere mu gisirikare cy'u Burundi nabo ashaka gufata no gufunga no kugira gute, avuga ati dufite icyuho mu ngabo, kuki mutatabaye bubanza, kuki mutagize gutugasanga nka division commander cyangwa brigade commander cyangwa platoon commander cyangwa se battalion commander bari udeployinze hariya arahigwa, bati bakunyuze muri humye gute. Igitero nka kiriya ntago cyareka usiga gifunze abo abasirikare benshi mu ngabo z'u Burundi, ntago babikubwira, ariko buriya commander wari deployinze hariya byanze bikunze agomba kubiryora nimba kiri muzima. Ikindi ushobora no gusanga abanyafrika n'abagome, ushobora no gusanga hariya deployinze nyine nkuko nari maze kubivuga, uwo bashaka gushyira mu kagozi, ukajya ubona baguha deployment ahantu, urumva baguhiga, bwacya hagaterwa bati nawe ufatikanyije na Red Tabara. Biriya ni kata nyinshi, giye nka Marshal n'inyuma munaje mu busesenguzi, ntago wambwira ibintu ngo Red Tabara yanditse. Nuriya Patrick Nahimana muvuga ngo wandika amatangazo ya Red Tabara, ushobora gusanga ari kuri payroll y'ubutegetsi bw'u Burundi. Ushobora no gusanga Patrick Nahimana uwo nguwo ari umukozi wa leta y'u Burundi washyiriweho kugira ngo ajye akora amasabotage no kwandika ibintu yagize gute, yatumwe n'ubutegetsi. Hashira nk'imyaka 10 bakavuga ati jya muri pension shaka ze kayo waragakoze, ibyo tubatse byaruzuye. Yewe ntago waza kumbwira ngo ingabo zifite igihugu gifite ingabo z'igihugu hakujya muri Kongo zirahisanga zikahisanzura. Ese ko nta operation ihutiyeho yahise ipango yo kubakurikira muri iryo shyamba ngo mpaka naho bari, cyangwa niba iri muri guhishwa tuzabona report zayo.
anje ibyo badutamika ntitukayemere tudakacanze. Politike ni umukino w'ubugome ukora utuntu twinshi tutabasha no gutekereza. Buriya ku itariki enye z'ukwa 10 mu 1990 ntiyabuze umuturage wo mu Biryogo waturikirijwe inzu inkotanyi zateye ari amazu basaniye vuba ndabizi. Imisigiti yo mu Biryogo yari kiriho ibyo bisare by'ayo masasu yo kwa Habyarimana barasagaho ya za mashini gani bateye amarange ejo bundi ntabwo na kera urumva. Nanjye ndumva mu myaka ishize narabonaga warayibonaga imyobo y'amasasu warayibonaga ariko ntiyabuze umuturage wabyutse avuga ati inkotanyi zaturasiye umusigiti zagize gute n'iki ariko bo bawurashe babizi kandi kwa Habyarimana basaga bawurasiye mu kankigani ngo barimo kurwana n'amasasu kumbe barimo kurwana birasaho. Ntiyabuze n'umusekera wabiguyemo ngarimo kurwana n'inkotanyi kandi ari igitero exfare yarayipanze. Ibyo byose tubivuga mu busesenguzi kugira ngo tuvuge ngo ahise igeze uyu munsi. Niba Amerika yaragiye gutera muri Iraq ibeshya ko hari kirimbuza yaribyo yipangiye urumva. Niba za Al-Qaeda zarakoreshejwe na Amerika, niba iminara y'Ine York yarahirimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyo kubyemeza, Amerika ibizi ngo wenda ishobora kubyihakana ku giti cyayo usanga n'umuhakanyi wayo. Hagiye habamo amafilimi avuga yuko Amerika yaba ariyo yateye ibitero kuri World Trade Center, abantu bakibaza ukuntu iminara ireshya kuriya yagwa yicaye kuva kugeza ubu ngubu. Ibyo bibarwa nka conspiracy theory. Ntabwo ari amakuru Amerika iremeza cyangwa se ngo ajye hanze. Ibyo ni amakuru akiri ibanga kugeza ubu. Ibyo abantu bazi nuko iriya miturirwa yatewe n'umutwe wa Al-Qaeda kuko Osama bin Laden icyo gihe uyoboye uwo mutwe. Ntabwo ari by'abantu bose bazi igese ibyo ibyo by'abantu bazi ariko je ntarimo, ntabwo ndimo nta no kubintamika ngo mbyemere. Ariko nawe urabyemera? Ntabwo mbyemera impamvu ndahangombe ya kane. None wambwira gute ukuntu Uburundi buvuga ngo bwatwe na Red Tabara mu gace kamwe gasanzwemo kare muri Red Kara muri twavuga bya World Trade Center birasimbyemera impamvu mbihakana. None wambwira gute ukuntu vugizo haratewe mu mpera z'umwaka ushize ngira ngo niba ntibeshye. Vugizo sikureba bubanza muri ya chat nakuye utangiye ikiganiro hari muri Red Kara mu ibara ry'umutuku. Ni gute haterwa uko hishakiye kandi hasanzwe hari mu hantu hategerezwa? Ni na hafi ya Bujumbura, ni intera ntoya wahavuka ajya mu mujyi mukuru. Kuki nyine haterwa buri gihe hadashyirwa uburinzi bukomeye nk'ahantu habarwa mu ibara ry'umutuku, noneho warangiza ukahashinja u Rwanda rudahana umupaka naho? Kuki bitaba ibintu bipanze by'umupango? Ibyo bintu byose biba birimo ibinyoma. Barundi kazi mujye mushishoza. Abategetsi bakora udutwodyo twinshi. Ahubwo hari genda nibaza ngo ushobora gusesengura bakavuga ati nkuriya buriya biriya yabibwiwe n'iki, ariko ni ugukoresha imibare no gutereka kuko abarundi bafite ingabo muri Kongo zagombye mbere yo kujya muri Nord Kivu kubanza gusekiriza umupaka wazo. Abarundi hatewe hasanzwe hazwi yuko hari muri sensibilité, hari sensitive urumva. None inyeshyamba zahateye nk'izahisengerereye zinasenya ng'ibirongo bya SNDD urumva. Ibyo biro bya SNDD kubisenya se bikitwa kari degakoratero bakubaka ibindi kuri leta ifite amafaranga bivuze iki? Biriya bintu Uburundi bwo gushaka impamvu yo kumenyekanisha ko bari muri Kongo. Ikiba kibabaje gusa niyo mbendera kure yari birinze ikarasirwayo itazi n'ikizira. Ubwo ngiri mu rukundo rw'icyama cyayo barayihitanye da kandi icyo cyama kizi ibyo kirimo. None kuba se igitero kibera hafi y'umupaka wa Kongo byo bikashyirwa ku Rwanda birabyo ubitekerezaho iki Marshal? Ubundi nari kugisubiza, ntabwo nari niteguye ko ikibazo nk'icyo ngicyo ndi bukibazwe. N'ikibazo gifitiye n'igisubizo gifitiye ni iki gikurikira. Byari kumakinga news, byari gutera gihe nari kubisobanura kurushaho. Iyo bubanza haterwa Uburundi ntibushyire mu Rwanda. None ubu ngubu ibintu tumenyereye ko kivuzwe cyose mu Burundi u Rwanda, ikivuzwe muri Kongo u Rwanda. Uwo mukino iyo utaza kuhaba rero wari kukimbaza kikanjegeza, nari kuvanga nabize ibyuye. Kuko muri Kongo n'imishahara igeze kuri abakoze amezi 2 bavuga ngo n'u Rwanda rwatumye imishahara ibura. Ibyo bintu se ibyo umunsi mu Burundi n'impanuka yabaye ntibashyire mu Rwanda uzabimbaze zakubwira none u Burundi habaye iki? Ariko kuvuga ngo bubanza hatewe vugizo haratewe vuga u Rwanda
ubu ngubu ibintu bigiye kujya bisohoka amatangazo y'uburyo bumva mu Rwanda, niko naje mbitekereza, nta gishya kirimo rero. U Rwanda rutera mu bubanza se kabuki. Reka dushimire mwe mwese mwari muri kumwe n'Umuseke TV, mwakurikiye ubusesenguzi bwa David Marshal. Tuzi neza ko abamukurikira ari benshi kandi ibitekerezo byanyu turabishima. Turabasaba rero kujya hariya hakorerwa subscribe ku batarayikora mukayikora, mugakanda kazogera, ibiganiro byaza mukajya muhita mubibona, hanyuma mugakora like, mugakora share, ibiganiro bikagera kure, kandi mugatanga nyine ibitekerezo nk'uko twari tubibasabye, kubera ko namwe muba mufite uburyo mubona aya makuru. Ese amahoro arabonetse kuko Tshisekedi yagiye murangora, tuzakurikizaho iki, niki kigiye gukurikiraho koko, ubwo birarangiye. Ibyo byose mufite uburyo mu byumva, ni nabyo dushaka ko mutubwira nyine uko mubitekereza ku makuru tuba twabagejejeho. Naho ibiganiro byiza ku Museke naho ubutaha, murakoze cyane.